abantu bafite online business namwe turabiyamye. Twe turambiye ibesho byanyu ngo munazana amafaranga ngakamubyara andi ngo 500 akakubyara 10,000 ng'igihumbi ngo kikakubyara 100,000. Ibyo bintu nitubyumva neza. Ese uwo muntu utera amafaranga inda yageze ku yanjye yakoresha agakingirizo ko amafaranga yanjye atiyongera ngo ngabe menshi. Ikindi kintu ngiye nemera, amafaranga y'abakire usanga byari ndahekana, ugasanga ngo igihumbi ngo cyamubyariye ng'ibihumbi 100 ng'ibihumbi 5 ngo byamubyariye ng'ibihumbi 500. Ese amafaranga iyo ageze iwanjye kuki atabyara ndahekana nk'umubakire? Ikindi kintu mbaza abantu bakora online business, ese amafaranga ntabwo ajya byarira iwabo ko muhora muvuga ngo zana amafaranga ngo 500 kungukira 5,000 ng'igihumbi kikungukira 10,000. Ese iwanyu haba ari muri maternete y'amafaranga kugira ngo tuyazane iwanyu abone kuhabyarira? Mutubwire. Ariko se Jajori ko wabuze ubundi bitabona amahoro? Shanye na urebye nahisemo kwiburisha kuko naje gusanga abantu bose baranyanze muri iyi minsi, nta nshuti nkigira habe n'imwe zose zancizeho. Yewe humura no bifite n'abavandimwe bakwanga bakagushiraho bose, twebwe ufitiye amadeni tuzakomeza tukwiteho muri byose. Hanyuma musore tubwire warize? Yego narize cyane rwose. Nese wagarukiye mu wakangahe? Yewe nagarukiye mu wa 4. Mu wa 4 primaire? Oya yewe mu wa 4 w'amashuri abanza. Yewe erega primaire ni amashuri abanza. Oya ngiye by'ibyongereza ntabwo. None suzi iki? Genzi igifaransa nicyo nize. Okay, ngatubwire kimwe mu gifaransa uzi. Tetwa mbesire comment ça va comment mbuzi nicyo ngicyo nize. Ese mama ikibada ni iki? Ibyo ni Jajori, ibyo ni iki? Ushatse kuvuga ko ibintu byose navuze wanyumvirizaga, ibi ntabwo mbyumva rwose nibishoboka. Ni gute baba bataye umuco bigeze aho ngaho? Ibintu byose navuze wanyumvirizaga mbese muri make. Yego? Yego mama, ibintu byose wavuze nabyumvise, gusa nyine umbabare nabyumvise nabishaka. Ariko mbwira ikibada ni iki? Ni inama ihuza abagore n'abakobwa yewe. None se mama iyo nama iba ryari? Yewe iba buri kwezi, ahubwo ubu nanjye niteguye kuyitabira. Morning class, nizere ko umeze neza. Hajya ninde wanyibutse ibintu twarize ejo? Waramutse neza mwari, mbese urebye ejo twize ku burwayi bw'amaso. Okay, ibyo ni byiza cyane. None se Jori wambwira bumwe mu burwayi bw'amaso twarize ejo? Yewe mwari, ubwo twize ejo bwose ntabwo nibuka, gusa hari ubwanjye nifite bwihariye butandukanye n'ubundi bwose. None se Jori ubwo burwayi bw'amaso uzi butandukanye n'ubwo nakwigishije ni ubuhe? Mbwira twumve. Yewe mwari, hari uburwayi bwo kureba itandeba, uburwayi bwo kutabona amafaranga, uburwayi bwo kutabona ijuru. Muraho, ni mama Jori Jibanete, umuhungu wanjye. Ndagira ngo niba ukomeza gukunda ibihangano bye kanda like, comment, share ndetse na subscribe. Niyo nkunga ikomeye tugusabye, murakoze.